Reka twongere dushime Imana yacu yemeye kubana natwe muri aka kanya, tukaba tugiye kwigana ijambo ryayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Muri iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko turi kwigira hamwe ivuga ngo yarafashwe acirwa urubanza. Icyo kwibukwa kikaboneka muri Mariko igice cyaho cya 14 umurongo wa 36 hagira hati abadata byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko njyeweho nshaka, ahubwo bibe uko weho ushaka. Aya niyo magambo turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru ubwo turi kwigira hamwe ingingo ikomeye cyane muri iki cyumweru. Aha rero tugiye kurebera hamwe ingingo y'uyu munsi. Kuri uyu wa gatatu tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo Getsemani. Getsemani niyo ngingo tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, ndakwinginze kugira ngo duce bugufi maze twiragize Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye kubw'ubuntu bwawe udahwema kutugirira nk'abana bawe. Tugushimye kubw'amagambo meza tugiye kwigana kuri uyu munsi wa none. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri byose. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka turebere hamwe muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 32 tugeze ku murongo wa 42. Niki Yesu yasabye ubwo yari i Getsemani, kandi ni mu buhe buryo yasubijwe? Reka nshuti mwene data duhurire muri Bibiliya maze dusome aya magambo. Igice cya 14 cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, maze dusome umurongo wa 32 tugeze ku murongo wa 42. Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Bagera ahitwa i Getsemani, maze abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye hano mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi, kenda kunyica. Mugume hano mube maso. Yigira imbereho hato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gikombe kimurenge. Ati, abadata byose bigushobokera, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko njyeweho nshaka, ahubwo bibe uko weho ushaka. Araza asanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda arasenga, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye, ntibamenya icyo bamusubiza. Agaruka ubwa gatatu arababwira ati, noneho nimusinzire muruhuke, birarangiye, igihe kirasohoye. Dore umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari hafi.
inshuti mukundwa, Kristo ubwo yari arimo arasenga i Getsemani yari afite umubabaro mwinshi cyane, kuko yabonaga igihe kiri imbere ye, abona ko ari igihe cy'akababaro cyane. Ariko igitangaje cyane kandi giteye agahinda ni uko mu gihe we ubwo yari arimo arasenga, abigishwa be bari basinziriye. Ubwo bari bavuye mu murwa wa Yerusalemu ukikijwe n'inkuta, aho bari baririye ibya Pasika, Yesu n'abigishwa be bambutse igikombe cya Kidironi berekeza mu busitani bwari ku mpinga y'umusozi wa Elayono. Izina Getsemani risobanura gukamura amavuta, bigaragaza ko hafi aho hari ahantu bakamurira amavuta ya Elayono bakoresha imashini. Aho hantu nyirizina ntabwo ubu hazwi, kuko Abaroma batemye ibiti byose byari ku musozi wa Elayono mu gihe cyo kugotwa kwa Yerusalemu mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo. Ubwo Yesu yinjiraga muri ubwo busitani, yasize abigishwa be yigira imbere ho hato, ari kumwe na Petero, Yakobo na Yohana, maze bigeza ubwo nabo abasiga akomeza ari wenyine. Iyo ntera yari hagati muri bo igaragaza ko Yesu yarushagaho kujya ahiherereye no kuba wenyine, ubwo yari hafi kugerwaho n'umubabaro. Yesu yarasenze ngo niba bishoboka icyo gikombe kimurenge. Mariko 14:36 yakoresheje ijambo ry'Urunyaramaya Aba. Iryo Mariko yasobanuye nka data. Iryo jambo ntabwo risobanuye papa nk'uko bamwe babivuga. Ijambo rikoreshwa n'umwana ashaka kubwira se ryari Abi. Aha rero, nyamara gukoresha ijambo Aba, data, bisobanura isano yo mu muryango idakwiriye guhabwa agaciro gake. Icyo Yesu yasabaga ni ugukurwaho kw'igikombe cy'umubabaro, ariko yiyeguriye ubushake bw'Imana. Muri iyi nkuru bigaragara ko igisubizo Imana yahaye Yesu ku isengesho rye ari oya. Ntabwo Imana yakuyeho igikombe cy'umubabaro, kuko muri cyo arimo abatuye isi bagomba guhererwa agakiza. Nshuti bakundwa, inshuro nyinshi tugira ibyo dusaba Imana, ariko Imana igerageza kuduha ibidufitiye akamaro kurusha uko twe twabitekereza. Iyo uhuye n'ibirusha, biba byiza iyo ufite inshuti zo kugufasha. Pawulo avuga ibyo gushobozwa mu Bafilipi igice cya 4:13. Pawulo avuga ibyo gushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Abantu benshi bibagirwa amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4:14, aho intumwa itangira igira iti: ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro yanjye. Iki nicyo Yesu yifuzaga i Getsemani. Yaje gushakira ubufasha ku bigishwa be inshuro 3. Abigishwa be basinziriye inshuro 3. Ku iherezo yarabakanguye ngo bafatanye nawe guhangana n'ibigeragezo. We yari yiteguye, ariko bo ntabwo bari biteguye. Nshuti mukundwa, Kristo yifuza ko natwe muri aka kanya tuba twiteguye.
Ni ukuri dukwiye gufatanya na Kristo muri byose. Imibabaro dufite, Kristo arahari kandi yiteguye kuyidufashamo. Ikibabaje ni uko natwe ubwacu tutari tayari ngo twitegure dufatanye na Kristo. Nshuti mukundwa, icyo ngusabye kuri uyu munsi wa none ni uko dukwiye kwitegura kubana na Kristo muri aka kanya kugeza iteka ryose. Nibyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Turakwinginze kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze bubane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.